Bo ku musore wikinisha hari kuriya kuvuga ngo wenda ngo umuntu unywa itabi ufite aho umurebera, ni ukuvuga hari ugucurama k'umusatsi cyangwa yabona wenda n'umukobwa agahita agira gute agahita birangiza nyine ukabibona. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Yes, hanyuma twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye, tubabwira ko turakanda subscribe na kamenyetso k'umutuku kanda kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwihuse. Ikindi utukanda inzogera hitiza kugira ngo video zikugeraho mu buryo bwa notification. Nitwa Didas Niyibizi, ndi kumwe n'umusore utari munini cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Hanjye mvuga ko utari munini, hari icyo bigutwara se kuba wenda udapima nk'ibiro nka 80? Mbo ibi uburyo ndi cyangwa ingano yanjye biranyura. Yego. Hari abantu wenda bajya bagusereza akavuga turi gatoya, ariko ngiye iyo nirebye cyangwa mba numva ahubwo ndi munini. Yego. Wenda tukiraho abantu bashobora kuwenda gusereza umuntu akavuga ati ni kinini cyane kirabyibushye cyangwa ni gatoya cyane, abantu kuri wewe ubanza ari nta munoze. Oya, kuri nge wenda nk'umuntu ashobora nko kunsereza ngo ni gatoya, burya ntabwo aba ariko mba mpisengana, kereka wenda ashatse nko kunsesereza ashaka nyine kuvuga nk'amagambo imvugo nyandagazi, nibwo bimbabaza cyane. Ni ijambo umuntu ashobora kukubyara rikakubabaza wenda bitewe n'uko uri muto? Bo icyo ntarumva ntabwo wenda nakivuga, ariko ashobora nko kumbwira imvugo mbi antutse anyibasiye, nibwo bimbabaza cyane. Ariko kumbwira ngo ndi mutoya ndananutse, hoya nta kibazo bintwaye. Okay, nta nubwo unanutse ahubwo niyo magara yawe. Hanyuma turi kumwe nande? Amazina yanjye nyakuri niswe n'ababyeyi banjye ni Zibonukuri Claude. Zibonukuri, ukunda kubona ukuri abandi bantu wenda badakunda kubona, cyangwa se ukunda kugira ibitekerezo bitandukanye n'ibyo abandi bantu bibwira? Dukunda kumva ikintu abantu bavuga ngo ikintu bita kwikinisha uko bisa kose, ubyumva ubundi wumva ko ari ibintu bikorwa biti? Bo kwikinisha ni ingeso yoretse, ahubwo iri kugenda ifata intera. Kwikinisha ubundi ni ibitekerezo wenda bisa nkaho bisura ubwonko, bikagukoresha gukora ibidashoboka, kumva yuko uri gusambana, uri nyine bitemewe n'amategeko no gusambana, hanyuma ugakoresha igitsina cyawe mu buryo bugayitse, niko navuga. Hanyuma rero wenda banza tubwire gatoya ingaruka zo kwikinisha n'izihe, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati uyu ni umuco mubi no gucika. Ubundi bigira izihe ngaruka ku muntu ubikora kugira ngo n'ubyumva aka kanya ahita abireka? Ubikora aba yumva kwa kundi bya byishimo, niko navuga, aba yumva yuko wenda yageze ku ndunduro. Ariko hari ingaruka zo kwikinisha, arizo kubyara upfusha abana nyine badashyikije igihe, cyangwa ukanarwara na kanseri y'ubwonko, ukarwara kanseri ya testikire. Yego, hari n'izindi ngaruka nyinshi zibitera. Hanyuma dukunda kumva abantu bavuga ati kwikinisha biravugurwa bigakira. Ukurikije wenda uri umuntu ukunda gukurikirana cyane ibintu bigendanye n'ubuzima, kuri ayo matopic nk'ayo cyane cyane, biravurwa? Ni ibintu umuntu ashobora kwivuza? Bihagaze bite? Bo ni ukuvuga ngo hari abantu bagiye baduka bavuga ngo baraguhanga umuti ngo wagura ngo igitsina cyawe kugira ngo ubashe gukora imibonano mpuzabitsina bihagije ushimisha uwo mwashakanye. Noneho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo hariho umuti ngo uvura kwikinisha, mu by'ukuri iyo nk'umuntu aguhaye umuti runaka, ubwonko bwawe bwamaze gusetinga yuko wa muti ugiye kukuvura kwikinisha. Ariko mu by'ukuri iyo urebye usanga wa muti nta kintu ukugezaho, kuko ubwonko bwamaze kwakira ngo wenda niba ari amazi buzi ngusanze ngo mvure kwikinisha. Nta muti ubaho wo kwikinisha, usibye kwifatira icyemezo wamaze kumenya ingaruka zabyo bishobora kuba byatera. Nibyo wenda niwo muti navuga ushobora kuba wakuvura kwikinisha. Mu by'ukuri wenda tuvuge ko rero abantu bajya bavuga ati hano twaguha umuti ushobora kugukiza kwikinisha, ayo makuru ntabwo ariyo. Icyo ngewe mbona nk'uko wenda
kuba waganiriza umuntu wikinisha ukamubwira ati ushobora kubyara abana batagejeje igihe, ushobora kurwara kanseri ya testikire, ushobora kwibagirwa n'ibyo ngibyo. Umuntu noneho akagenda arushaho kugenda afata umurongo nyirizina. Ariko kuvuga ngo hari nk'ibyo njya mbona mu biganiro bimwe na bimwe ku bitangazamakuru bavuga ngo ngwino tuguhe umuti uvura kwikinisha, ariko ntabwo ari byo, kubera ko uwo muti ngo kwibagiza ko wigeze kwikinisha, ariko se ni iki kintu gishobora natwe dushyire mu gaciro? Wenda kuvuga ngo umuntu ngo aguhaye ikintu ngo kibagize ubwonko ku cyo wenda wigeze gukora. Urabona wenda nk'urugero nshobora kuguha, ntabwo ushobora kwibagirwa yuko wagenda, nta nubwo bishobora kukwibagiza wenda n'izindi stress. Wenda tuvuge ko kwikinisha ari ikintu gikomeye cyane, ariko hari ikirenze gukomera kuri ibyo ngibyo. Ntabwo umuntu rero ashobora kuguha umuti ushobora kukwibagiza ko wigeze ukinisha sex yawe. Yego. Hanyuma niba nimbyumvishe neza, kwikinisha umuti urambye n'umuntu ku giti cye yifatira umwanzuro akavuga ati ibi bintu ndabiretse. Urabona nk'uko wenda kuba wenda ukora nk'ibiganiro nkakora ibiganiro runaka nyirizina, kuvuga ngo we akora umuti ngo yawukuye ngo ahantu hanaha ngo bikakwibagiza, niho tutabasha nyine gusobanukirwa. Ariko niba uri umuntu wenda ukoresha ukuri, sibyo, utarinze wenda nko kuba wapfunyikira umuntu amazi yamaze gusetinga ko wamuhaye umuti wo kwikinisha, ahubwo umwereka izo ngaruka, ingaruka ya mbere, ingaruka ya kabiri, ingaruka ya gatatu. Iyo amaze kubibona rero nibwo umuntu abasha kwifatira ubwe icyemezo cyo kuvuga ati ndetse kwikinisha bitewe n'impamvu mbona z'ingaruka yo kwikinisha. Hanyuma abantu wenda bikinisha cyane, wenda ngiye kuvuga ngo sinzi niba barigeze wenda byarigeze bikubaho, icyakora wenda ushobora kuba ufite ubuhamya bw'abantu byagiye bibaho kwikinisha wenda mu bigo bya segonderi, ngo hari abakundaga kubikora, ugasanga niba abana bari ku bitanda hari ababikora n'abandi barabikora. Ni indwara yandura, ni umuco mubi abantu bashobora kwanduzanya, cyangwa se mu biganiro umuntu akavuga ati ibintu bikorwa gutya ku buryo abantu bawandura. Bigenda gute kugira ngo usange abantu barenze 5 bikinisha? Ubundi habaho kuvuga ngo nk'urubyiruko, kuvuga ngo ibiganiro mu matsinda, ibyo biganiro mu matsinda urubyiruko hari igihe ruzana nk'amafilme, amafilme wenda atavuga za porunogarafi, cyangwa kuriya muba muganira muri abanyeshuri, agaterura nk'ikiganiro ati wenda naraye nikinishije cyangwa nabyeretswe na runaka. Urabona nk'iyo wenda urubyiruko ruri hamwe rubasha kwisanzura, niba warabaye mu rubyiruko simbizi, noneho yego, hanyuma akirekura akavuga ati bigenda gutya na gutya, noneho wa wundi bari kumwe wenda utanabizi akabisobanuza. Nguko rero ko ingeso yo kwikinisha igenda ifata intera bitewe na bya biganiro wagiye uganira na bamwe mu rubyiruko muri kumwe aho ngaho. Hanyuma wenda tugana nko ku musozi w'ikiganiro cyacu, nihe nama cyane cyane hari abantu kugeza ubu babaswe no kwikinisha wenda bakibinabikora, ni umuco mubi tunenga, tuvuga ko utarunakwiriye kumvikana ku munyarwanda, ku musore, ku mugabo, wenda sindi n'abagabo niba babikora, ariko ni umuco mubi tunenga. Umuntu yakora iki kugira ngo ubwo bubata bwo kwikinisha bwamubase muvemo abo badayimoni niba ariko wenda umuntu abivuga? Ni ukuvuga ngo waruvuze ngo abagabo ngo bikinisha babaho, kubera yuko iyo uri umugabo warigeze wenda kuba wikinisha, niyo umugore wawe wenda yatinze wenda nko kugaruka yaragiye nk'iwabo, cyangwa ari umuntu ugira gahunda, kwagukenera ko mubonana, ngiye mbyita kuramya, niko ugenda ugahita ugenda ukisaidiye. Hari nk'uko ubwo burwayi ni ipfunwe, bugutera ipfunwe kandi ntabwo bugaragara, nta nubwo buba bukwanditse wenda nko mu gahanga umuntu wenda abe yavuga ngo uyu arikinisha. Nicyo kibi rero cyo kuvuga ati ntabwo nshobora kwerurira umuntu indwara ndwaye, kuki se uyihisha? Niyo nayo ni ingaruka. Kuvuga rero ngo kuba ngo ibintu byo kwikinisha wenda yabyirinda, nagerageze asobanukirwe ingaruka z'ibyo bintu zo kwikinisha, hanyuma nawe abasha kwifatira icyemezo. Kuko niyo ugeze mu rwawe wubatse,
nabwo biragukurikirana igihe cyose. Yego. Kwikinisha rero babifate nk'umwanda. Kwikinisha ni ikintu ni nk'imvugo nyandagazi, ni igikorwa cyanduza umuco nyarwanda. Hanyuma rero wenda tugana ku musozo, hari ababikora nyine bakumva ari byiza ariko batazi izo ngaruka. Ni iki mubabwira mu rwego rwo kumva ko nubwo babikora izo ngaruka zihari? Urabona ntabwo izo ngaruka nta nubwo zita wenda zikuzira kuvuga ngo wenda ngo ndikinisha, kuvuga ngo wenda ndikinisha, ni ingaruka zigenda zikumunga, ikintu cyitwa imungu. Noneho iyo mungu iyo ugenda ubona ingaruka, noneho hari ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko izo ngaruka zakuziye, ariko kugira ngo zikire ubikora wumva nta kibazo, ariko ingaruka iyo utangiye kugenda uzibona cyangwa wumva byabiganira ingaruka zabyo, nibwo ugenda uvuga ati nyamara bino bimenyetso ndabifite. Ni ikintu rero niba utarabikora ubyumve nk'ibibamba, nabyo bikumve nk'ubamba. Ntuzigere unatekereza kumva yuko ibyishimo byawe byarangirira mu kwikinisha. Niba igihe kigeze cyo gushaka hanyuma ibitsina bikore icyo byaremwe. Ndagushimiye cyane, urakoze, kandi twizere ko n'undi munsi nyine tuzagutumira bazajya duha ibitekerezo nk'ibyo. Urakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.